Na Yesu asifiwe. Haleluya. Turashima rero umuyobozi wa gahunda Pastor Yves na Holiness Singers kutuyobora mwenye guhimbaza no kuramya n'abandi bari mu byuma hariya n'abari barakora umurimo hanze. Tugira uno munsi tujye mu cyo bita praxis, nabwo ari practice kuko iyo murayizi ni praxis. P-R-A-X-I-S ni ijambo ry'ikigiriki rivuga uruhande rw'impinduka ubwenge runaka bushobora kuzana mu muntu yemeye kwakira ubwo bwenge. Nibisobanutse se? Ni kuvuga ngo yaba doctrine, yaba ideology, yaba philosophy, ibintu byose bikuwe mu bwenge runaka, iyo bitazanye impinduka mu wakiriye ubwo bwenge, bihinduka une simple théorie, bihinduka théorie, bihinduka amagambo gusa kuko nta mpinduka byazanye, haba muri philosophy, haba muri ideology runaka, doctrine runaka na doctrine y'umwami. Murabyumva kuko hano ikituraje hano ni doctrine y'umwami, ni ijambo ry'umwami. Haleluya. Nabari byundi ubwenge, ariko turashaka ngo dusobanurire ijambo rya praxis. Praxis ni contraire ya théorie, teoria, amagambo. Iyo rero ukurikira inyigisho runaka ukavuga ko wowe uri adepte w'izo nyigisho wazakiriye, nkatwe turaba Kristo ko twakira ijambo rya Kristo. Iyo ijambo rya Kristo ritazanye impinduka muri wowe, bihinduka iki? Amagambo, bihinduka teori. Ikibaje rero abakristo benshi ijambo ry'Imana ntago ryazanye praxis muri bo. Mvuge muti ntago ryazanye praxis muri bo. Apana practice. Induga mbwira iti praxis. Uko abantu turacura abanyabwenge mu bwami bw'Imana. Imana ishimwe. Mwabyumvise? Nuvuga ngo ubutumwa bwiza nka doctrine y'Imana ntago bugamije kuba gusa amagambo, theory. Bugamije kuzana impinduka ariyo praxis. Praxis ntabwo ari rya jambo. Praxis ni impinduka iryo jambo rizana. Haleluya. Ubutumwa buraho. Haleluya. Iyo ubwakiriye bukwiye kuzana praxis muri wowe. Bukwiye kuzana impinduka. Ariko impinduka kenshi mu bitwa abakristo mu matorero ntiziboneka. Kubera iki ntangiye introduction n'iryo jambo rya praxis? Nukubera ko uyu munsi turashaka kureba ibintu bijyanye n'impinduka mu buzima bw'umuntu yitwa umukristo. Kubera ko mu itorero ry'Imana hari ministère nyinshi, hari imirimo myinshi. Ministère de guérison, gusengera abarwayi, ministère d'entraide, gufasha abantu bari muri besoin, bari mu bukene, ministère de la parole, kuba umwigisha w'ijambo ry'Imana, ministère d'intercession, kuba umwinginzi, ministère de miséricorde, kugira impuhwe n'iki. Ariko hariho nini ministère yo ntago ifite abafana benshi, yitwa ministère yo guhugura. Bazase ubyumva gute? Muzumve iyo umuvuga butumwa cyangwa umwigisha arangije kwigisha, benshi baraza bakamuviza ngo Imana guhumugisha mukozi Imana, watwigishije neza. Ariko iyo wahuguye
ntongera kubabona. Ntibaza ngo mukozi w'Imana, Imana ishimwe, waduhuguye neza, wadukuriye amatwi neza. Ekada rero iyo ministère yo guhugura mu Gifaransa harantu hitwa exhortation, ariko abirimo amagambo abiri y'ingenzi turi burebe, irabuze abafana mu matorero cyane cyane muri iki gihe cya nyuma umwami yenda kugaruka. Kubera iki? Ndio nshaka kureba. Tubande dusome Abaheburayo ibice 3 ku murongo wa 13. Hanyuma ndababwira umutwe w'isomo ry'uno munsi, cyangwa uhere ku murongo wa 12. Nuko bene data, mwirinde hatagira uwo muri mwe ugira umutima mubi utizera. Umutima mubi utizera, okay? Umutera kwimura Imana ihoraho, ahubwo muhugurane iminsi yose bikitwa uyu munsi, hatagira uwo muri mwe unangirwa umutima n'ibihendo by'ibyaha. Amen. Hano ijambo ry'Imana duhamagara gute? Guhugurana, musurinye, guhugurana. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Ngo buri muhugurane iminsi yose. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Hatagira uwo muri mwe unangirwa umutima n'ibihendo by'ibyaha. Nuvuga ngo rero iyo ministère yo guhugura kandi ntabwo ari imwe mu cyumweru, ni buri munsi. Iyo itagihari, murumva yuko abantu bakomeza kwinjira mu mbaraga z'icyaha. Mwamyumvise hano? Ngo iyo mudahuguranye buri munsi, abantu bakomeza kuba mu bihendo by'icyaha. Mu ijambo rimwe, praxis irabura. Impinduka nziza Imana yitega kubakira ijambo ryayo, Imana irayitegereza ikazibura. Isomo y'uno munsi umutwe uravuga ngo, umviriza, inshuti nyanshuti uyimenyera kuki? Wandika ibyo. Wena ntabwo ushaka kumenya inshuti nyanshuti? Kritere zayo nidashaka kubimenya. Nini se adakeneye kuba ari n'umuntu avuga ngo iyi ni inshuti nyanshuti? Nimujya muvuga ngo inshuti magara. Mujya mubivuga. Nguriya ni inshuti magara. Inshuti nyanshuti uyimenyera kuki? Iyo ubajije abantu benshi bazakubwira ibikurikira. Inshuti nyanshuti uyimenyera ku byiza ikugirira. Cyo ni igisubizo cya kangahe? Cya mbere. Inshuti nyanshuti uyimenyera ku byiza ikugirira. Iyo uri mu kaga iraseruka. Ibyo byose nibyo. Inshuti nyanshuti, amen, uyimenyera kubera ko igihe cyose ikubwira ibyiza, bigukomeza, bikuzamura. Mushobora kugaronja liste, mushobora gukora liste y'ibintu muzi ko mureberaho inshuti nyanshuti. Tujya turimba ngo nta nshuti nziza nka Yesu. Iyo ubajije ngo kubera iki, bazakubwira ngo aragukunda, arakwitwararika, nubwo abandi bakureka we ntazakureka, n'ibindi n'ibindi. Si byose? Ibyo byose nibyo. Ariko bavuga mu Gifaransa ngo il n'y a pas de médaille sans revers. Nta giceri kitagira impande ebyiri. Igiceri cyose gifite impande ebyiri. Ibyo mwavuze byose, twavuze byose n'ibindi, ni uruhande rumwe rw'igiceri. Ariko hari urundi ruhande rwo rurimo ikintu kimwe, kandi icyo ntabwo tujya tukivuga mu bituma umenya inshuti nyanshuti. Na nibyo Bibiliya ishaka kutubwira uyu munsi. Amen. Hallelujah. Hamwe n'ibyo byiza iyo nshuti tugirira, itubwira, idukomeza, n'ubundi ijambo exhortation nkuko twumvise ngo muhugurane ariyo exhortation. Uruhande rumwe rwa definition exhortation ngo ibisobanuro yo guhugura ni ugufata umuntu ukamuyegereza hafi kugira ngo umwankuraje,
ijambo rya mbere exhortation ni encouragement, ni ugufata umuntu kugira ngo umukomeze ajye mbere, sibyo? Ariko mu ijambo exhortation cyangwa guhugura hari irindi jambo, ni ijambo ryitwa reprendre. Reprendre quelqu'un. Iyo umuntu yateshutse ngo il faut le reprendre. Nuvuga ngo hari uruhande rwo kumukomeza, ari no ruhande Biblia ikoresha n'ijambo rivuga ngo kumucyaha, sibyo? Kugira ngo iyo nshuti yawe ibyo bintu bitameze neza muri we bitagororotse, nibura abandi ntibabibone, kugira ngo abivane mu nzira, kubera ko ari inshuti yawe ushaka ko aboneka neza mu maso ya bose. Mwayumvise? Nuvuga ngo inshuti nyanshuti ntuyibonera mu byiza gusa igukorera, mu magambo meza ikubwira gukomeza, ibintu byose twita byiza mu buryo bikugwa neza, ariko unayibonera ko idafunga amaso mu bitagenda, iguhugura muri sensi yo kukuroprena, muri sensi yo kugucyaha. Ariko sashaka kubabaza, ni bangahe bemera gucyahwa? Nyuma mu ministeri goyi, ni bangahe bemera guhugurwa? Ntabwo ari benshi, cyane cyane muri iki gihe turimo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kubera iki inshuti nyanshuti idakwiye kukubwira gusa ibimeze neza muri wowe, ikwiye kukubwira n'ibitagenda kugira ngo bikosoreke. Kubera yuko inshuti nyanshuti ikwifuriza gutera imbere. Si gutera imbere muri ibi tujya twita ngo iterambere gusa, gutera imbere mu buzima bw'ibifatika, amazu, bikini amafaranga. Ikwifuriza no gutera imbere mu byo gukiranuka. Ibyo nibyo Paulo yifurije Timoteyo kuko amukunda, yari se mu mwuka kandi yari inshuti ye. Reka dusome vuba vuba. Hallelujah. Amen. Timoteyo wa mbere ibice 4 ku murongo wa 15. Ibyo ujye ubizirikana kandi aba ari byo uhugukiramo, kugira ngo kujya mbere kwawe kugaragarire bose. Amen. Kujya mbere kwawe kugaragarire bose. Kubera iki Paulo yifuza ko Timoteyo kujya mbere kwe kugaragarire bose? Nuko ari inshuti nyanshuti. None yajya mbere gute mu byo gukiranuka, aboneke mu maso y'abantu ko ari intungane, mu gihe utabasha kumuhugura kubera gutinya ingaruka byagira mu bushuti bwanyu? Nababwiye ngo ministeri yo guhugura ntabwo yoroshye, kuko inyoko muntu turaza kubibona yifuza igihe cyose ikintu cyiza kiyivugwaho gusa. Birasaba ubuntu bw'Imana no guca bugufi kudasanzwe kugira ngo wemere impuguro, wemere kuba reprise, wemere kuba domu rutoki kuri kiriya kitagenda. Benshi bazagira reaction itandukanye. Hari uzahita kubloka muri repertoire ye muri telefone, kuko wamubwiye ikintu adashaka kumva. Tuvuge inshuti yawe ifite akabazo ko kuvuga nta frein, nawe ubwawe urabizi yuko satagasi, ahubwo kubera yuko utena ku bushuti bwanyu, nimubwira aka kageso aka kantu arahita nkura mu mubare w'inshuti, arahita mbloka no kuri telefone. Kandi sinifuza gutakaza ubushuti bwe, nzahora nihangana avuge hanyuma muri gihe imbere ko atahabona nzaba ndikorera ibindi. Ariko Imana imfashe ntambaze ngo ese wankurikiye navuze iki.
ko azasanga nafashe kimwe ku gihumbi y'ibyo yavuze, kuko atinya kumuhugura, kuko amaze kwitega ingaruka k'uyo muntu atari bubyakire neza, kuko abantu benshi niko tumeze. Rero mu ijambo ry'Imana, Imana itubwira ko twebwe turi abana bayo, turi n'inshuti. Iyo turebye rero uko Imana ivuga mu ijambo ryayo, ntabwo ubushuti bwayo n'umuntu buyitera kutadoma urutoki ku byamudindije mu gukiranuka. Imana ikubwira amagambo akwankuraja, ndi kumwe nawe, nubwo wanyura mu muriro ntabwo uzagutwika, nibwo wanyura mu nzuzi ntizizagutembana. Amagambo turayazi mu mutwe, turayakunda, n'ibindi. Ariko aho Imana ikubwira ngo you have to repent, kwiye kwihana ibyo ntabwo tubikunda. Kandi Imana niyo nshuti iruta izindi. Ntabwo iza kubwira gusa uruhande rumwe rw'ibyiza gusa kubera ko ikwifuriza gutera imbere. Imana iza kubwira n'ibitagenda kugira ngo ubyihane, hanyuma yirate imbere y'abanzi bayo, ikwirate kuri wayo. Piga makofi kwa Bwana Yesu. Iyo musomye inzandiko za Paulo, nubwo akunda amatorero y'Imana, ariko hari amatorero yagiye agaya. Mw'itorero ry'i Korinto akabagaya kwirema ibice, akababwira ngo n'ameza y'umwami iyo muteranye ndahabonamo ibice, ngo kuri ibyo sinabashima. Iyo ni inshuti nyashuti. Amen, haleluya. Navuga ngo nta mpano n'imwe mwabuze ab'i Korinto, muravuga mu ndimi, ibitangaza birakoreka muri mwe, tariko urundi ruhande rero murabo kugahwa ibyo bice biri muri mwe n'ibyaha mbona, ngo ibyo sinabashima. Inshuti nyanshuti irakubwira n'uruya ruhande, your dark side, urwo ruhande rw'umwijima ntabwo yakwishimira kurugumamo, kubera ko iragukunda. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Isomye amabarwa 7 ari mu byahishe Yohana ibice 2 n'ibice 3, nta kintu mubona. Umwami hari ibyagaya mu matorero. Tangira mu ibarwa rya mbere, urwandiko rwandikiwe itorero rya Efeso, hari ibyagaya, hari ibyashima mu matorero, hari ibyo agaya. Iyo ni inshuti nyanshuti. Imana ihabwa icyubahiro. Piga makofi kwa Bwana Yesu. Haleluya. Mbere yuko indorerwamo ziza, miroir, abantu se bamenyanaga gute uko basa mu maso? Mbere yuko indorerwamo ziza, abantu bamenyaga gute uko basa? Wamenyaga gute so gusa? Wowe ushobora kwireba wowe? Amateka ya miroir y'indorerwamo ni amateka amaze ibinyagihumbi nka 6. Mbere na mbere ngo bajyaga mu amazi ari ahantu hatuje, noneho n'umucyo, noneho bakajyamo kugira ngo babone uko basa. Ese Imana niyo yaremye indorerwamo? Si umuntu yabikoze? Ubwo amateka yaragiye, noneho mu nyuma indorerwamo za mbere zitatunganye neza zivukira muri Turkiya no muri Libani, yitwa Sidoni. Hanyuma birakomeza mu kinyejana cya 5 nyuma ya Kristo, abashinwa nabo bakora indorerwamo, biragenda birakomeza. Noneho mu Burayi ibihugu bimwe bitangira kugira abakora ibirahuri bituma bavanamo indorerwamo, kugeza no munsi dufite aho twireba uko dusa.
ariko tuvanyemo ubwo bukorikori bw'abantu bwo gukora indorerwamo, Imana yateganije bizagenda gute? Nuko Imana yateganije ngo mugenzi wawe niwe azakureba, yabona wari akaba hari akaceri kagumye hano, ukaguma ugenda wishongora ku muhanda, agahita gukebura kugira ngo ntugende ari abandi baryanye inzara, ahubwo ngo bakubwire ni inshuti yawe ibikora. Ariko se wibaza yuko ugiye kubikora umuntu nubwo yavuze merci, ariko ni kibazo uno munsi azakwati kuko ingendaho. Nuvuga ngo abandi bitwa inshuti batwegera niba Imana yateganije yateguye ko bazatubwira ibitagenda. N'ijambo ry'Imana, Imana iryita indorerwamo yo mu mwuka. Reka dusome Yakobo igice cya mbere ku murongo wa 23-24 duvuga vuba. kuko uwumva ijambo gusa ntakora ibyaryo ameze nk'umuntu urebeye mu maso he mu ndorerwamo, amaze kwireba akagenda uwo mwanya akibagirwa uko asa. Ariko uwitegereza amategeko atunganye rwose atera umudendezo agakomeza kugira umwete wayo, atari uwumva gusa akibagirwa, ahubwo ari uyumvira, niwe uzahabwa umugisha mu byo akora. Amen. Amen. Ijambo ry'Imana Yakobo aryita indorerwamo yo mu mwuka. None se Imana si inshuti yacu? Yaduhaye indorerwamo kugira ngo twikosore, tumenye aho dutunganye, tumenye aho bitagenda. Niyo mpamvu abantu benshi ntibakunda Bibiliya, ntibakunda ijambo ry'Imana, kuko rirabereka ibyo bakwiye gukosora. Bibiliya rero ni indorerwamo y'Imana, umukunzi wacu. Imana iguha ijambo ryayo. Yakobo aryita la loi parfaite de la liberté. Ijambo ry'Imana ngo ni itegeko ry'ikirenga ritanga umudendezo kubemera ko ribagenga. Nenda nkurikira, Imana ifite indorerwamo yo mu mwuka kugira ngo tuzajye twirebamo ibyo dukosora. Wasoma ahantu bavuga ngo gufata ururimi ugahita ureba amagambo ujye uvuga nimba atarenga umupaka, kugira ngo utangire gukosora, utangire gusengera ururimi rwawe, utangire kumenya ibyo uvuga niye ugarukira, utangire kumenya ibyo uvuga aho ubivugira n'ubibwira, kuko ntabwo Imana yaremye ururimi kugira ngo ruvuge ibyo ari byo byose. Yakobo avuga ngo ururimi n'akagingo gato ku mubiri, ngo ariko niko gafite imbaraga zikomeye, nk'uko ubwato bunini butwagwa n'akavora gato, nk'uko akariro gake katwika ishyamba, ngo niko n'ururimi rumeze. Birasaba yuko ureba mu indorerwamo y'Imana, ukagenda ureba nihe ukwiye gukosora. Yaba ururimi ukareba amagambo yawe ujye uvuga, ese uvuga amagambo akwiriye cyangwa ujye ukabya? Ese uvuga amagambo ashimisha cyangwa n'amagambo mabi? Cyane cyane muri iki gihe harimo no guhimba, abantu bagahimba inkuru itigeze inabaho bakayikubita hariya. Amadayimoni ni menshi yaruzuye mu bantu. Uyu munsi ururimi rw'abantu rutegetswe n'imbaraga z'ikuzimu. Bibiliya ivuga ngo ububasha bw'urupfu n'ubugingo biri ku rurimi. Ururimi rwa benshi ntabwo ari ubugingo bubase ururimi rwabo, ahubwo ni imbaraga z'abadayimoni. Niyo mpamvu hari ibinyoma, hari gusebanya, guhimba n'ibindi byinshi. Ijambo ry'Imana nimba ari indorerwamo ushobora kwibonamo kubyerekeye ibitekerezo. Hari ahantu biri tubwira ngo ibitekerezo byacu ngo tubigomorere Kristo. Haleluya. Kuko ibitekerezo byacu hari igihe biyerera bikabura discipline. Discipline ntabwo ari ku rurimi gusa, discipline no mu bitekerezo. Ntabwo ukwiye kwicaraho ngo ibitekerezo n'ibyanjye none ubijyanye gikongoro biveyo byambuke byigoma, biveyo bigende bimanugende bijye hirya no hino Madagascar na hehe. Oya,
Imana yategetse ko ibitekerezo byacu bikwiye kuba submitted ku mbaraga z'Umwuka Wera. Haleluya. Bikwiye kugomorerwa nde? Kristo. Umukristo ntabwo atekereza ibyo ari byo byose. Umukristo mu izina rya Yesu akwiye gufata autorité ku bitekerezo bye. Ntabwo ukwiye kubura aho none ukabona umukobwa anyuze hariya nimba uri umuhungu, ukabona umugabo anyuze hariya nimba uri umukobwa, noneho tu commences à te livrer à des fantasmes. Ugatangira rero kufantasma, ugatangira kwibona uryamana n'uriya ibiki n'ibiki, kandi ugatangira kurota ku manywa y'ihangu, ukibagirwa ko urajya mu mugi kugura imiti y'umurwayi kubera iki? Ko ibitekerezo byawe byatwawe. Hari desordre mu bitekerezo. Abantu nta mbaraga bafite yo kugenga ibitekerezo. Abadayimoni nibo bayobora. Sanga aratekereza avuye muri ibi, agiye muri ibi, atekereje urwango, atekereje ubusambanyi, atekereje ibiki. Satani akaza kuranwa abadayimoni be bagenda binjira basoka. Ibitekerezo ngo umuntu ataganza ibitekerezo bye ngo ameze nk'umudugudu utagifite inkike. Piga amagobe kwa Bwana Yesu Kristo. Celui qui ne maîtrise pas ses pensées est considéré comme une ville sans muraille. Umuntu atategeka ibitekerezo bye ngo abibuze kuyerera hirya no hino, ngo abigumize mu bintu bishimwa, nubwo abantu batabisoma ibitekerezo Imana irabisoma. Haleluya. Ngo uwo muntu ameze nk'umudugudu udafite inkike. Imidugudu ya kera yabaga protege n'inkike. Iyo inkike zitagihari abanzi bavogera umudugudu. None ibitekerezo byawe ntabwo ubimetriza, utekereza ikije cyose, umeze nk'umudugudu udafite inkike. Daimoni zirinjira easily, facilement. Iyi kazi kagucira mu rwango, atekereza urwango kanaka nacyo mupfa. Yindi daimoni ikavuga ati jewe namaze gukora akazi kanjye ndananiwe, ngwino nawe ushira wakawe. Daimoni ubusambanyi nayo ikaza ikagutwara mu busambanyi, ugatekereza mu busambanyi ati nanjye narushe nananiwe kuva saa 3 kugeza saa 9, none nawe nuze ushira kawe. Daimoni ya marari yatandukanye ikaza ati nanjye nananiwe ubu ni minwi, nawe ngwino daimoni ushira kawe. Daimoni none nayo ikaza. Daimoni y'urwango ikaza ikakora ibyayo. Daimoni ukubeshya ikaza igakora ibyayo, ukatanga wimba ibinyoma ati ni murana wenda mubwira gutya. Ni byinshi cyane birwanira mu bitekerezo by'abantu. Aho rero ijambo ry'Imana kuko ari mirror, kuko ari miroir, ari indorerwamo yo mu mwuka, iti kwereka ati dore ibitekerezo byawe bikeneye order. Amen. Umukunzi wawe Yesu akakwereka ati rero hamwe no kugukunda nzagutwara mu ijuru, ndakurwanira buri gihe, ndaguha umugisha, sinzakureka, ariko hari ibintu kiyo gukosora. Ndabona ibitekerezo byawe nta order bifite, biguma biyerera à gauche à droite, devant, derrière, à gauche, à droite, en haut, en bas. Ibyo rero ntago mbikunda. Wibonera hehe? Mu indorerwamo yo mu mwuka. Bwana asifiwe. Haleluya. Imana rero yifuza yuko inshuti zayo zitera imbere muri byose, ndetse no mu byo gukiranuka. Nago muzi Yohana ibyandike gayo ngo yifuza ko atera imbere muri byose nkuko atera imbere mu by'ubugingo. Haleluya. Haleluya. We washima uwitwa inshuti yawe agatunga ibintu byose bya mirenge, ariko akaba yitwa Gaston Lagaffe. Bamwe ntibanazi n'ibyo mvuga. Un grand gaffeur. Gaffeur ninde? Ni umuntu akora amarorerwa ku munota ku munota. We washima ko ugira inshuti ko itunze ibintu byose, ukayishima ko winjira iwe ibintu byose, c'est du marbre iri hariya, ka bintu byose, ariko buri segonda akubitiki ajya gafe ni akora amagafe kuyandi n'ibigambo bidafite gahunda ku meza, akaba ari byo kurya by'uburyo bwose, ariko kuva mutangira kugeza aho murangiza n'ibigambo bipfuye gusa. We iyo nshuti yawe umva ari sawa?
ariko abantu bakunda ukize ati we hopora ibyo hopora byose kanitamirire kuri izi nyama none kuri wa musi urubanza nige nzabibazwa none inshuti nk'iyo muhita gute indyarya inshuti ikubwira ibyiza gusa igukorera ibyiza gusa ariko ibibi ikavuga ati siniteranye n'uyu mugabo cyangwa uyu mudamu ndamuzi ibye ntamvumbukane nzajya mubwira gusa ibimusiga amavuta. Je le caresserai toujours dans le sens des poils. Nzajya mubwira imugusha neza, nibyo abafaransa bita caresser dans le sens des poils. Nzajya mubwira ibimugusha neza. Iyo ntabwo ari inshuti, iyo ni indyarya. Imana yifuza ko inshuti zawe zitera imbere mu by'umubiri ifatika ndetse no mu byo gukiranuka. Dusome vuba urwandiko rwa mbere, murandika urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abatesalonika igice cya 4 ku murongo wa mbere. Nuko bene data ibisigaye turabinginga tubahugurira mu mwami Yesu kugira ngo nk'uko mwabwiwe natwe uko mukwiriye kugenda no kunezeza Imana muba ariko mugenda ndetse murusheho. Amen. Mu Gifaransa ngo au reste frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. De progrès en progrès. Inshuti yawe yifuza kubona buri munsi utera imbere umunsi ku wundi. Apana mu byo kunguka amafaranga gusa, no mu byo gukiranuka. Nimba waravugaga nushireho full stop, nushireho pa point, akabona utangiye kugenda ugabanya amagambo, arishima kubera ko abandi bazakuvuga hariya. Ariko niba ari inshuti yawe nyanshuti, yashima yuko uvugwa neza. Amen, haleluya. Ibyo akubonamo bitagenda neza biramubabaza, kandi ntabwo ushobora guprogressa hatabaye ukubwira bitagenda. Niyo mpamvu rero praxis mu buzima bw'Abakristo ni nkeya, cyangwa muri bamwe ntiriho namba. Agakiza c'est juste une théorie, ntabwo yigeze n'imbinduka kubera ko progrès ntabwo ziboneka. Nushobora gukora progrès muri domaine utazi, kwiye kumenya ibyo ukenye kugira ngo bishake. Haleluya. Mbere yuko nkomeza nsatira mwanzuro, mumvise ko inshuti nyanshuti ntabwo ikubwira ibyiza gusa, ni guha ibyiza gusa, ni gukorera ibyiza gusa, ikubwira n'ibitagenda kabone naho wayivumbukana. Ariko inshuti ireka kukubwira ibitagenda kandi bibona, n'abandi barayibona, bo ntibashobora no kumubwira kuko ni wowe uri hafi. Ni ukuvuga ngo amaherezo uzabindyarya. Reka mbasomere amagambo y'umufilozofe w'umudagi yitwa Schopenhauer. Turasobanura, umviriza uko yitegereza abantu mu mibereho yabo ibyo yavuze, mu mibanire yabo. Le philosophe Arthur Schopenhauer yabaye mu mwaka 1788 apfa mu 1860, 1788, et il est mort en 1860. Amen. Ashize ibinyejana bibiri cyangwa bitatu aho. Le philosophe célèbre bamwita ko ari pessimiste, pour un regard ironique sur les relations, porte un regard ironique sur les relations sociales, n'hésita pas à comparer les hommes à des porcs-épics. Aja porc-épic kaka nyamaso gafite amacumu, ikinyogote. Ngo we yarebye abantu abona ko bameze nk'ibinyogote. Okay, niba ndamaze kubona ikinyogote, ntabwo ari benshi. Mumenye usana akanyamaswa gafite amacumu. Iyo inyamaswa ishaka kuza kukarya, kuko mu byaremwe Imana yemeye ko buri kintu cyose kigira ikikirya. Babyibise niyo bita la chaîne alimentaire cyangwa trophée alimentaire. Ikintu cyose
kiri muri nature, muri nature gifite ukirya. Uravuga uti ese umuntu we Imana yategereje ko azaribwa niki? Les bactéries bioréducteurs ou réductrices, inyo. Iyo upfuye inyo ziraza zikakurya. Izo nyine ziri mu nda yawe, zikakurangiza, zikoza isahani. Buri kintu cyose gifite ikindi kikirya. Iyo niyo chaîne alimentaire muri mu by'Imana yaremye. Ariko Imana rero mu rukundo rwayo buri kintu yagihaye uburyo bwo kwirwanaho. Agakwavu kariruka kugira ngo predateur uze ikije kukarya kabashe kugisiga. Nikindi. None ikinyogote rero Imana yagihaye amacumu. Toute son armure va avec. Nago yo igira barracks yo kubikamu intwaro. Yo intwaro zayo za katusha kagendana nazo. None inyamaswa rero predateur wako yaje icumu ya mbere intare kiruka ni n'ubuhangange bwayo. Amen. Inyamaswa zize kukarya zikiruka kubera ko gafite amacumu acyaye, kuko Imana ntiyagahaye kwiruka nk'urukwavu. Imana isagaha ayo macumu. Buri kintu cyose muri nature, muri nature, Imana yagihaye ikintu kiri buziba icyuho kugira ngo kibashe kubaho. Amen. None umuntu Imana yamuhaye iki? Amacumu. Dore nta macumu dufite. Ndagaruka kuri Schopenhauer hano. Nta mababa dufite ngo iyi intare ije kuturya tuguruke, cyangwa iyo umuntu aje kutwasurushi tuguruke. Ntago twiruka nka leopard. None duhaye iki? Muri mythologie z'Abagiriki baravuga ngo Zeus, Imana y'Abagiriki, Imana zabo zose, Imana nkuru, ngo yahaye abavandimwe babiri uitwa Prométhée na Épiméthée. Imana rero imuha Prométhée gahunda. Zeus amaze kunesha les titans, les dieux du chaos. None Zeus akazana order muri univers. None aitaha umurimo uitwa Prométhée kugira ngo areme. None muri umunawe Épiméthée ati womba barese kama iyo job uje nkayikora. Uri Épiméthée rero ararema inyoni z'amababa, amafi zihanajoire, za leopard inzara gakwavu gakwiruka. Buri kintu cyose agiye impano yatuma kirwanaho muri ubuzima. None ageze ku muntu impano zo zari zarangiye. Nta najoire afite, nta mababa afite, nta vuduka leopard niki nkingwe. Buri kintu cyose ibindi bifite nta waraho. Hasi umuntu rero azapfa, ibisimba bizamurya. None uriya yahawe kurema Prométhée ahita bajya c'est un salaud toi. None ndagira gute umuntu se biragenda gute? Ngo ahita agenda yiba umuriro Imana. Umuriro ni ubwenge, raison. Ngo yiba umuriro awuha umuntu ati rero nta kundi. Wowe nta nzara ufite ngo wirwaneho, nta mababa ufite ngo uguruke, nta najwara ufite, nta guvuduka, rero nta kindi rero gisigaye. Reka nguwe rero ikimushoye kubona nguhaye la raison, ubwenge. Ubu bwenge rero buzatuma wirwanaho hagati y'ibyaremwe. Niyo mpamvu twebwe ntidufite ibi byose n'amacumu y'ikinyogote, ariko dufite ubwenge. Mwabyumvise? Ikibazo nuko ubwenge ari ngimwe tuzabukoresha. Noneho dore ko Schopenhauer yavuze ngo l'hiver mu mbeho, les porcs épiques sont ballottés entre deux souffrances. Ngiyo ari imbeho ibyo binyogote
bigira ikibazo kuko bikwiye kwisuganya bikegerana ngo byimara imbeho, ngo ariko uko kamwe kegera kandi karajomba none zikitazanya kakagenda hariya imbeho kakubita yaba nyinshi kakubwira kandi ari yose nugo ari bunjombe we nikamenya ko kwajomba ngo nundi ari bukajombe nuko ari bunjombe ariko imbeho irameye nabi reka mwegere bakwegera kagenda hari ngo baba ngo izo binyogote biba muri ugo buryo ngo abantu nabo rero ngo bameze nk'ibyo binyogote rero bafite amacumu bacumitana ngo ariko kuko nta muntu yakwibana wenyine ko bakwiye kuba muri societe ngo bavumbuye amayeri. Chaponner ayita gute ngo mais leurs nombreuses qualités repoussantes et leurs insupportables défauts les dispersent de nouveau. Ngo ama défaut nakubwiye ngo nuhugururiye azahita gukura muri akaza kubloka muri repertoire telefone ye cyangwa bati uriya muntu singi mukeneye kuko amagambo ye mwabyumvise ngo la distance moyenne qu'il finisse par découvrir abantu rero ati none twibute tufite amacumu ariko kandi dukeneye kubana nta muntu yigira biragenda gute ngo la distance moyenne qu'il finisse par découvrir et à laquelle la vie en commun devient possible, on veut dire ça, c'est la politesse et les bonnes manières. Ngo noneho kugira ngo tubane nayo macumu yacu reka twige uburyo tubana nk'abagwa neza twifate neza nuko umuntu yavuga ibintu bitajyanye use nuseka mwabyumvise nubwo yabeshya kandi uzi ko abeshya nka se muhanuka uvuga ati ni ukuri kandi muri we uvuga ati kinyabinyoma kubera yuko ayo macumu tuyafite kandi ntabwo umuntu yaba wenyine akwiye kwegera undi akwiye kuba muri societe kugira ngo rero tubashe kwihanganira ayo macumu ngo twashoboye kubona hagati na hagati aho dashobora kujonga sibyo ariko kandi turebe ukuntu dukira imbeho ngo nibyo rero les bonnes manières et la politesse mu ijambo rimwe l'hypocrisie uburyarya nubona mwebwe muvuga ngo mufite inshuti nk'ubu Imana ifunguye iyo nshuti yawe hanyuma ikwereke uko ikurora uzabona ko hari ibyishima bituma ikugumaho hari nibyo inenga ariko nibasha kukubwira kugira ngo ntuyivane muri liste y'inshuti rero muzabana mu buryarya uwo ni Schopenhauer ibyo yavuze nibyo nta mwiza yabuze inenge nta muntu yabuze amacumu none se ko mutayumva ko muri inshuti yawe macumu ntimuyumve byagenze gute mwahindutse se inkwavu nuko habonetse compromis habonetse ahantu hagati na hagati mwahurira ntimujombane ayo macumu nibyo bita uburyarya reka tugire tusatira rero kurangiza ese nyine gusoma razumva niba niba ko zifite akamaro inshuti nyanshuti ntabwo ari ya yindi yanuze y'ubwishingizi inshuti nyanshuti société d'assurance genda ukore accident rero genda ibyago bikuzeho byatumye ususcrive assurance uzayibona inshuti nyanshuti uzagira gutya kugira ngo n'imodoka yawe bayishuri none se amategeko arabihana no amategeko ntabwo abihana niyo mpamvu uzumva amaduka bashiraho mikrofone bakavuga ati ngiyi telefone nziza hano nta handi wazibona ku isi ngo niwe yazikoze ntabwo zizayishuha ntabwo itegeko rimufata bayita muri droit bon dol
bon dol. Hariho mauvais dol na bon dol. Bon dol ni imvugo ukoresha muri publicité akanyoma gake. Mauvais dol ni igihe uhangitse umuntu unabizi, ibyo birahanwa. Ariko publicité ukarata product yawe uyivuga nibyo idafite, babita le bon dol. Amategeko yaramenye ko dufite amacumu, ati nta kundi byagenda, tubarekera akanyoma gake. Iyi jeans n'ahandi wayibona, wayikoze ryari wowe? Reka turangize hano Abayobora 12:6. kuko Uwiteka akunze ari we ahana, kandi akubita ibiboko abo yemera bose ko ari abana be. Amen. Agira gute? Akubita ibiboko. Hanyuma murongera muririmbe ngo ni inshuti nyanshuti. Inshuti gukubita ibiboko. Ariko turaririmba hano ngo nabonye umukunzi mwiza Yesu, ni inshuti itabura guseruka. Nibyo. Ese uyu munsi ushobora kubwira inshuti yawe ikintu uzi yuko ari kibi, kitagushimisha, gishobora no kumuteza ibibazo no mu bandi, abandi barayibona ariko ntacyo bamubwira, ukafata courage, ukabagira audace, boldness yo kumubwira ati inshuti yanjye, hamwe no kugukunda nta wundi azabikubwira, nigiye nkwegereye, dore aka kantu uza gakosore. Ndakubwira ukuri 99% bizahita birangira, kuko ntabwo turinjira ahantu aho ubuntu bw'Imana budufasha kwakira ibyiza bituvugwaho tukishima, tukakira n'ibibi nimba bihwanye n'ukuri muri twebwe, kugira ngo praxis y'umwami adutezeho igaragare. Piga makofi kwa Bwana Yesu. Dore rero conclusion yanjye ni iyi: dans une vraie amitié, mu nshuti nyanshuti, amen, urukundo rwabo rukwiye kuzira uburyarya. Dans une vraie relation d'amitié, il faut se dire la vérité. Abanyefeso 4:25. Dusigaje 20 gusa, nyuma turangize, hanyuma tugende twubaka ubushuti nyabushuti, tuve mu buryarya ibinyogote. Nuko mwiyambura ibinyoma, umuntu wese avugana ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Amen. Ngo twiyambura ibinyoma, uburyarya nabyo ni ibintu by'ibinyoma, kuko uburyarya butuma umubwira ibyiza gusa, biriya bitagenda ubona uzi ntubivuge, kugira ngo ntakuvane muri liste yabo yita inshuti, kandi ntazigera atera imbere mu byo gukiranuka, muri character azaguma adindira mu byerekeye gukiranuka. Ashobora gutera imbere mu by'umubiri, akagira amafaranga, akagira amazu, akagira n'ibindi, ariko ntazatera imbere mu byerekeye gukiranuka. Babyumvise? Umuntu wese avugana ukuri na mugenzi we, ariko uburyarya. Nta wundi muntu awanyaga kwafe nkawe, mbega mataye, uburyarya gusa. None uyu munsi nta muntu ari busuze hariya ngo watwigishije neza, kada. Aujourd'hui, je ne suis pas venu enseigner, je suis venu exhorter, reprendre. Imana ishaka yuko tuvura relation zacu zive mu buryarya. Amen. Hallelujah. Hanyuma ni gute? Najyo mubyitondere, ndarangije. Imana tubwiye ngo umuntu wese turi ingingo z'umubiri umwe, wese avugana ukuri na mugenzi we, twiyambura ibinyoma. Ariko Imana irabizi ko bitoroshye kuvugana ukuri. Babyumvise? Ntabwo byoroshye kuvugana ukuri. Tuvuge muramagarara imbere y'abantu nkirata ngitera hejuru, ibiki bazanegura hariya muri public, ariko inshuti nyanshuti izanyegera en privé, turi babiri. Turabizi rero ndagukunda rwose, kandi ntabwo nifuza ko
abandi inshuti yanjye barya n'inzara bakuvuga nabi, usaba Imana rwose kugira ngo kugira ubuntu use nugabanya kwishyira hejuru. Ndajya nkubona hariya kandi nibyo uburyarya nibwo bwatumaze. Imana rero amenye ko bitoroshye ko abantu bakira ukuri ku bitagenda kuri bo. Imana iduha strategy itubwira ko byo gukorwa. Turarangije. Abefeso 4:15. Uzabwira inshuti yawe ukuri gute? Uzajya guhubuke ngo urabizi rero hari vraiment wirase kabisa. Oya ntabwo ari Imana ivuga. Soma. Ahubwo tuvuga ukuri turi mu rukundo. Dukurire muri we muri byose. Amen. Dire la vérité dans l'amour. Mwabibise? Imana nivuga ngo duhishe ukuri inshuti yacu, ukuri kwa tumihinduka neza, iva muri biriya bigahwa, ikagira ingeso nziza, igashimwa n'Imana, n'abantu nibayishyize mu ijisho. Tukiye kuvugana ukuri, ariko ngo tuvuga uko kuri tukuvugire mu rukundo. Ukwiye gusenga ugasaba Umwuka Wera kugira ngo aguhe kuvuga ukuri, atari ukuri uvuga uriya muntu agahita asora ya macumu, ahubwo uvuga ukuri mu rukundo, atari ukumushinja, atari ukumureka ko ari umunyabyaha, atari ukumureka ko atari intungane. Ukwiye kuvuga ukuri mu rukundo, ariko ukuri quand même. Mvuge muti ariko ukuri quand même. Mari livraison est faite. Bwana wabariki. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Alléluia. Car nous sommes membres les uns des autres. Mais, il y a un mec qui tient là. Mais que professant la vérité dans la charité. Ça veut dire il faut dire la vérité, que la vérité à notre ami intime, mais dans l'amour. Na ubundi nushaka gupreserve urukundo rwanyu, ukavuga ati kugira ngo siniteranye nawe nzajya mubwira ibyiza ko ndazi reaction ye, ibindi nzajya biceceka kugira ngo twikomezanye nawe, uzaburi indyarya mu maso y'Imana. Kandi Imana izabikuryoza kuri wa munsi, kuko yaguhaye kuba indorerwamo kuri uyo wita umukunzi wawe. Kandi indorerwamo ntiguhisha, aho ukwiye gukosora, sibyo? Urakara ugira gute, indorerwamo irakwereka ati reba. Wabyumvise? Indorerwamo irakwereka. Rero inshuti nyanshuti ikubera indorerwamo. Niyo mpamvu iguhugura iyo bitagenda, igashima iyo ibintu bimeze neza. Naho ubundi uyu munsi naje kubabwiza ukuri, haba mu itorero haba mu isi, inshuti nyanshuti zuzuza izi kriteri ni nke. Mvuge muti ni nke. N'uburyarya gusa. Tuhaguruke. Mwibuke umutwe w'iri somo ngo inshuti nyanshuti wayimenyera kuki. Amen. Ntabwo ari kukubwira ibyiza gusa igusiga amavuta, nubwo byaba ari byo kikubwira n'ibitagenda. Reka dusenge. Duhaguruke. Haleluya. Reka tugende rero dushake praxis, sibyo? Dushake ko ibintu bihinduka. Reka mbabwire ariko ntabwo ntukanye, kuko ntabwo ari jewe, ni indirimbo ya Alpha Blondy. Nibandi bazi Alpha Blondy wa muri byo muri Côte d'Ivoire. Alpha Blondy ntabwo ari jewe. Muvuge muti ntabwo ari we. Muvuge muti ibyo ashaka kuvuga yatwiseguyeho ntabwo ari we. Mwabyumvise? Mu ndirimbo ye yavuze ngo seuls les imbéciles ne changent jamais. Ngo seuls les imbéciles ne changent jamais. Imbécile niki? Abapfafa nibo badahinduka. Alpha Blondy niko yaririmbye. None hano nimba ushaka kushimisha Imana, ukwiye kwinjira mu bihe ya praxis. Ijambo rya Kristo riguhindure. Kandi kugira ngo uhinduke, Imana yaguhaye iyo nshuti yawe, kuko niyo ikubonera n'abandi batabona, niyo ibana nawe, niyo ikwiye kukubwiza ukuri. Nihagira ukubwiza ukuri mwene data,
atari uko yaje gucira urubanza. Ntuzigere usora aya macumu y'ikinyogote, ahubwo use n'uyahina kugira ngo wakire. Aho niho uzagenda do progrès en progrès, aho ni uzagenda utunganywa kugeza kuri wa munsi. Haleluya. Kadusenge. Data, turagushima kuko ni wewe mukunzi wacu, ni wewe nshuti nyanshuti iruta izindi. Niyo mpamvu utatubwira ibyiza gusa, utwifurizaho uzaduha, ariko uratubwira n'ibyo dukwiye gukosora kugira ngo tube abantu bagenda bahindurwa, Mwami, ku munsi ku munsi dushushanywa n'ishusho yawe. Duhe imitima imenetse, imitima iciye bugufi, imitima yemera kuburirwa, imitima yemera gukosorwa, imitima yemera n'ibintu bitadushimisha ariko bivuga ukuri, tubyakire n'umutima uciye bugufi, tubisengere kugira ngo Mwami ubashe kuduhindura. Umugisha ubwoko bwawe kandi ukomeze kubwitwararika kugeza igihe uzagaruka kubujyana, uburinde wa mubi, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Amen. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusabana n'Umwuka Wera bijyana natwe twese, amen. Shalom shalom.